Ntugakomeretswe n'amagambo. Inshuro nyinshi ushobora kubwirwa amagambo akomeretsa, amagambo mabi, amagambo akomeye. Ariko ndakugira inama ngo ntugakomeretswe n'amagambo. Amagambo umuntu ashobora kukubwira ashobora kukubera mabi, akakubabaza umutima cyane, ndetse kenshi na kenshi ukayibuka. Ariko kugira ngo udakomeretswa nayo, kugira ngo atakubera umutwaro w'iminsi yawe yose, kugira atavuna umutima wawe, saba Imana kugira ngo uwo muntu ukubwiye amagambo mabi, uwo muntu ukwifuriza ibintu bibi, uwo muntu ushaka kubabaza umutima wawe, saba Imana kugira ngo ukomeze ujye mbere, utere imbere, ugere kuri byinshi, maze amagambo yakubwiye ndetse n'ibyo Imana yagukoreye bibe ari ibintu bitandukanye cyane. Maze nareba ibyo Imana yakoreye ubuzima bwawe, nareba ibyo Imana yakoreye ubugingo bwawe, bizamutere kwibaza icyatumye avuga ayo magambo. Maze nawe kandi nubona ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe bwose, bitume ubona ko amagambo umuntu ashobora kukubwira adashobora guhindura plan y'Imana kuri wowe, kandi adashobora guhindura icyo wifuza kugeraho ubifashijwemo n'Imana. Rero ntugakomeretswe n'amagambo, iteka ujye uhora wumva ijambo umuntu akubwiye, urifate nk'ikintu kirangira, nk'umwuka urangira, maze wowe wikomereze kandi bigutere gushaka cyane kugera kure, haba mu buryo bw'ibyamwuka usenge cyane, wegerane n'Imana cyane, haba no mu buryo bw'ubuzima busanzwe, utere imbere ugere kuri byinshi, maze umuntu wakubwiye amagambo akomeretsa azasange nta kintu na kimwe yigejejeho. Ngiyo inama iruta izindi. Amagambo yasiga inyuma yawe, wikomereza ubuzima, ahubwo urebe ibyo Imana igenda ishyira mu buzima bwawe, urebe ibyo Imana igenda ikora mu mibereho yawe, maze bituma ushima Imana, uhimbaza Imana, amagambo asigara ari amagambo gusa, arangira ayoyoka nk'umwuka, atumuka nk'ivu, nuko usigare umeze neza. Ngaho rero komera, ntuzongere gukomeretswa n'amagambo.